niba ufite 1.68 ugomba kugira 1.68. uri niba ufite 1.70 ugomba kugira 1.70. bya biro 70 nibyo urutirigongo rwawe umugongo wawe wabasha gusiporuta. uhora wambaye inkweto ndende nabyo bigenda disturbing umugongo. Siporo ni ikibundi, ni ikintu cyose wakora kigatuma misikire zijya muri muvoma, zigatuma imitsi ikora, umutima ugakora neza, oxygen ikagera hose, imitsi ikazibuka, umubiri ukaba active. Ibihe byiza ku bakunzi ba Health and Fitness Program. Nkuko twari twababwiye ko uyu ari umuyoboro tuzajya tubanaho dusangira amakuru y'ubuzima, cyane cyane twibanda ku by'umuntu kuri siporo umuntu yakora bitewe n'ubuzima afite, bitewe n'uko mu buzima bwe buhagaze, akabasha kumenya siporo yakora. Uyu munsi rero mbararikiye kubana natwe muri iki kiganiro cyiza twabateguriye. Ngiye tugiye kubana ndi Eminante Umugwaneza, mbahaye ikaze. Nkuko mubibona kuri kamera mfite umutumirwa, muganga wanyu mubana umunsi ku munsi. Uyu munsi agiye kutuganirira byinshi bitandukanye. Munyemerere muhe ikaze. Murakoze mwebwe mukurikiye umurongo wa Health and Fitness Program, muri kumwe na therapist Theo. Tubashimire wowe ugiye kubana natwe muri iki kiganiro tugiye gukora. Ni ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro ubumenye byinshi, ugasobanukirwa, nkurekeye kucyumva ukakirangiza ukagisoza, nibwo ubumenye byinshi. Niba utarakora subscribe na like na share, ni umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo aya makuru umenye byinshi, umenye iby'ubuzima, ubisobanukirwe. Ubuzima ni bwiza, ushobora kurwara, niba utarwaye inshuti yawe yarwara. Ibintu nk'ibi rero, uyu muyoboro nk'uyu aho uboneye amakuru uba ugomba kubisharinga na mugenzi wawe waba ufite ikibazo, akamenya uko yakitwara igihe nk'iki. Cyumva ikisoze unasharinge, unakore subscribe, unalikinge. Nibyo byiza cyane kubigeza ku bantu bagiye batandukanye. Urasobanukirwa rero, uramenya byinshi, ucyumve ugisoze. Yego, nkomeje kubaha ikaze mwebwe mwese tubana kuri uyu muyoboro. Nkuko amaze kubibabwira, tugiye kuganira ku kibazo gihangayikishije abantu benshi, aho muri iki gihe kubera imibereho tubayeho, ubuzima tubayeho bwa buri munsi, abantu bakora akazi gatandukanye gatuma imibiri yabo itamera neza. Uyu mwanya rero tugiye kuganira, ese igihe ufite ikibazo cy'umugongo, igihe umugongo wawe utameze neza, wakora iki, wakwitwara gute? Ese ni ryari umuntu yamenya ko umugongo utameze neza kugira ngo abashe kwiyitaho? Ibyo byose nibyo tugiye kuganira. Abantu mwese mugira ibibazo by'umugongo, mwegere hino mwumve inama za muganga, abafashe gusobanukirwa neza ko mwarinda ubuzima bwanyu, na cyane ko abahanga mu buzima bavuga ko ubuzima bufite agaciro karuta kaza. Bahaye ikaze rero, twemerere utangire utubwira, ese igihe umugongo ni iki, ufite umumaro ki ku buzima bwa muntu ku buryo ari ngombwa kuwurinda ibyawangiza? Mbere na mbere, umugongo ni cyo cy'ingenzi. Ni mwese murabizi, umugongo niwe waduhetse, ni uheka abana, kuba mama. Umugongo nta muntu wese utarahetswe mu mugongo. Urumva ko ari umugongo nicyo cy'umubiri cyiza cyane. Murabizi kuba nabasha kwicara nk'uku nguku, nuko umugongo wanjye umeze neza, numva nicyo cy'umubiri cyiza cyane. Kuba naryama nkasinzira, nuko umugongo waba umeze neza cyane, urumva ni akamaro k'umugongo. Kuba nagenda nkideplasa, nuko umugongo umeze neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Umuntu agira akaga, umuntu agira uburibwe, umuntu agira akababaro mu gihe umugongo udakora neza. Niyo mpamvu rero turi ahangaha kugusobanurira ko wakwitwara, kugusobanurira indwara yo kuribwa umugongo n'iki, yo kubara umugongo hejuru cyangwa no hasi. Mwebwe mudukurikiye mugiye kubisobanukirwa neza cyane kandi mubyumve. Hanyuma, igihe umugongo utameze neza, ni izihe ngaruka bigira kuri nyirawo? Igihe umugongo w'umuntu utameze neza, ni izihe ngaruka byamugiraho? Ni se yakwitwara ati? Mu gihe umugongo utameze neza, ingaruka zirahari. Ingaruka ya mbere,
uri kuribwa umugongo urimo kukurya ntiwaryama ngo usinzire. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uri kuribwa umugongo uri kukurya ntiwakwicara ngo byemere, ni ikibazo. Ni ikibazo, umugongo uri kukurya umerewe nabi ntiwatambuka ngo byemere. Ku bamama bafite abana baheka, umugongo uri kukurya uri mu rugo uri gukora uturimo ntibyakwemera. Tuvuge namwe muri ofisi bagiye batandukanye bakora mu kazi, ntiwajya kuri computer umugongo uri kukurya. Namwe nuvuga abashoferi ntiwatwara umugongo uri kukurya. Ni ukuvuga ngo umugongo uri kukurya byica akazi, bihagarika akazi, bidastabinga, bitera stress. Ni ukuvuga ngo urababara ukaribwa kubera iyo pain y'umugongo uba utari kubasha kuyakira. Hari abantu benshi bavuga ko umugongo ari indwara y'abagore, ko nta mugabo wapfa kurwara umugongo, ndetse bavuga ko niyo umugabo ngo yarwaye umugongo ngo bigorana gukira. Ese koko umugongo ni indwara y'abagore bitewe na situation y'abagore, yatwise, yabyaye, yahetse? Umugongo w'abagore byo birumvikana ukora byinshi. Ese koko nibo bakandida bo kuba barwara umugongo? Oya, ntabwo ari bakandida. Umuntu wese ni umukandida wo kurwara umugongo, kuko ushobora kurwara umugongo byatewe na position buri gihe uwushyiramo. Byagaragaye ko tuhere ku bantu bakora muri ofisi, abantu ntibazi kwicara kuri ziriya ntebe. Harimo abantu bicara kuri za ntebe, hari position bakagombye kwicaramo mu gihe uri muri ya ntebe yo muri ofisi. Hari igihe noneho umugongo kwataka bitewe na kwicara nabi. Hari igihe noneho ufata n'umwanzuro wo guhindura n'intebe kugira ngo ubashe kwicara neza. Icyo ni icya mbere. Urumva ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuri igitsina runaka ngo urwaye umugongo. Twagarutse, hari igihe umugongo kwataka bitewe n'akazi wakoze uwo munsi, sibyo, umugongo ukakurya. Hari igihe umugongo ukurya bitewe n'akazi ka buri munsi. Ba bantu bahora bicaye bakoze akazi ko kwicara, abashoferi, ba bantu bakora mu office, ntabwo uvuga ngo ni igitsina runaka. Ikindi noneho, hari igihe umugongo ukurya ari uburwayi bwaje, wagize ibiro byinshi, umugongo ukakurya pe, bitewe nuko ubona hari urura rutirigongo, colonne vertebrale, hari ibiro urutirigongo rugomba kwikorera. Ni ukuvuga ngo tuzagaruka kuri BMI, body mass index, kumenya kurikaratinga uburebure rero bya birahuye. Ubundi bwa burebure bwawe bya bico birengaho nibwo bya biro ukombye kugira. N'urugero, niba ufite 1.68 ugomba kugira 1.68. Uri niba ufite 1.70 ugomba kugira 1.70. Bya biro 1.70 nibyo urutirigongo rwawe, umugongo wawe wabasha gusiporuta. Iyo birenze umugongo uratangira kukurya. So ni ukuvuga ngo rero ni ikibazo yataka bose, barwarwa bose. Ntabwo ari kuvuga ngo ni ikibazo runaka ngo ni cyane igitsina runaka. Oya, ni uburwayi bufata abana barwaye umugongo, kandi gataka umugongo. Ni umurwayi ufata abajene, ukabafata umugongo uzabona abajene. Ni umwana umugongo ufata abakuze, uzabona abakuze bafata ku mugongo. No umugongo ufata abantu b'ingeri zose, ariko bakamererwa n'abakarwara. Hari waba dukurikiye akibaza, ese umugongo ubundi utameze neza ugaragaza ibihe bimenyetso? Hari ukuntu umuntu yaba yiyumva ariko akavuga se n'umugongo ntabwo ari wo. Watubwira ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu umugongo utameze neza? Murakoze. Umuntu umugongo utameze, ikimenyetso cyumva harimo abaribwa umugongo wo hasi, kumva pain cyane, umugongo ukakurya pe. Harimo nawo n'umugongo wo hejuru, umuntu akababara kuri umugongo wo hejuru. Ariko minamire ikimenyetso kugaragaza ko urwaye umugongo ni bwa buribwe uri kumva. Ntiwabasha kunama byoroshye, ububabara. Ntiwahindukira byoroshye, ububabara. Ntiwakirukanka byoroshye, ububabara. Ntiwaryama byoroshye, ububabara. So ni ukuvuga iyo pain ni ikimenyetso cyerekana ko umugongo wawe utameze neza, ahubwo urwaye, ari ukugana izindi services like exercises kugira ngo umere neza. Ibivugwa ko umugongo waba udakira, ese koko nibyo ngo umugongo iyo wamugaye ngo uba wamugaye? Umugongo urakira, ariko hari step ugeraho ukaba utamererwa neza bitewe nuko watinze kuyivuza. Ubundi nimba ndi kukubwira ngo ikiganiro nk'iki niba ucyumvishe ugiye kumva ibyagufasha mu mugongo hori smart umeze neza, nta kindi nuko tugira ngo bisharing. Nukuvuga niba ndi kukubwira ngo niba uri muri office icara utya,
intebe yawe isetinga utya, niba uri kuri mashini yicara utya, niba ari kubwira ngo niba ugomba kwicara mu mugongo wemye nibwo uba wicaye neza, niba ukora akazi ko guhagarara ugomba guhagarara neza ukamera neza. Ni ukuvuga umugongo rero uravurwa ugakira, ariko hari step ugeraho utarawivuje mbere, ibintu bitangira buhoro 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 buhoro, umugongo ntumere neza, ariko hari ubuza ukaba byabaye grave. Urugero, ushobora kuba uri umushoferi ugakora agisida umugongo ugaturika, numva ni ikibazo aho ngaho, biba bigoye. Bagakora ubaga bagashyiramo amatije bakagira bityo, ariko si ukuvuga ko bidakorwa. Ushobora kuba uri umushoferi ukagenda utwaye moto ugakora agisida umugongo ukaba waturika, wacika, waguye hasi, ni ukuvuga ngo ni ikibazo. Aho ngaho bakora mu operasiyo agiye atandukanye, ariko wowe ngo yagize agisida, ariko noneho hari uwo biba bigatangira gake gake, nkaho yakivuje, n'urugero watangiye kumva pain, ukumva uburibwe, hari icyo wakora ariko ukamerera neza. So noneho ni ukuvuga ngo hari igihe noneho ugira umugongo wabyiteye. Niba ndi kukubwira ngo hari ibiro ugomba kugira ngo umugongo ubashe kumera neza, niba hari ugomba kuzamura ibiro byawe, ugomba kubigabanya kugira ngo umugongo umere neza. So ni ukuvuga ngo rero umugongo si ngo ugomba kwivuza mbere, ndetse ibyo byagisida biza bitunguranye biba byaje, ariko noneho urakira mu gihe wivuje neza, wakoresheje siporo, exercises ugakira. Ariko noneho na step bigeraho noneho byararenze inkombe, nka slip disc, disc yaravuye mu mwanya wayo. Ibyo nabyo ni ikibazo, hari igihe habaho garama disc bakayabaga, ariko kubaga ntabwo ariyo shuba y'ako kanya. Oya, niba ugiye gutera umwanzi banza akantu koroheje, niba ugiye ku rugamba hera akantu koroheje. Ni ukuvuga kubaga niyo solution ya nyuma, ntabwo kubaga ngo ugize umugongo ugiye kubaga, ntabwo ariyo solution y'ako kanya. Hari ibyoroheje ugenda ukora kandi hagamijwe ngo ugende umera neza. Hari abavuga ko abagore n'abadamu aribo biteza ibibazo kuko ngo twambara inkweto ndende. Ese kuko zira nkweto ndende twambara zateza ikibazo cy'umugongo cyangwa? Just no kuvuga ngo zira nkweto ndende nazo zigira ikibazo cy'umugongo, nabyo biteza ikibazo, ko kwa kuntu ugenda umanitse amaguru, sibyo gusa noneho ni imitsi y'ibirenge, twatugufwa twa ankles tugira ibibazo, ariko noneho umugongo kwa kundi ugenda utambuka bigukura muri position yayo, nayo ntago ari byiza. Niba kuhora wambaye inkweto ndende nabyo bigenda disturbing umugongo, nabyo ntago bari byiza. Ni nk'aba bandi bahora bicaye cyane kandi bakagombye kuba bavangamo. Yego ushobora kugira akazi gatuma wicaye cyane, ariko nyuma y'akazi ukora iki? Ushobora kuva gukora akazi gatuma uhagaze cyane, ariko se nyuma yo guhagara ukora iki? So ibyo byose rero ugomba kubikurikirana kugira ngo umugongo umere neza. Ni umugongo ugomba kwitabwaho, kuko uriho utuma ubayeho ukomeza uko nguko. Ku bantu batinya siporo, hari abantu batinya siporo, yumva siporo akumva ni ibintu birebire pe, akumva arabitinye, ni ibintu bimusaba umwanya, ni ibintu bimusaba kugenda, kandi wenda yifitiye n'ubunebwe, yifitiye n'akazi kenshi. Uramubwira iki umuntu nk'uwo? Siporo rero ni umuti, siporo ni urukingo. Ni ukuvuga ngo ushobora kutivuza ubungubu ariko azivuza menshi, sibyo? Ushobora kudakora siporo ubungubu ariko ukazagendera mu kagare, ushobora kudakora siporo ubungubu ukazagenda kwivuza nta garuriro. Siporo ni nziza, niyo mpamvu nafashe umwanya wo kubyiga, nkabitraininga abantu, nkambaga kuri kamera ku murongo wa Health and Fitness Program. Niyo mpamvu ndahanga kubikubwira, nuko nabonye abantu babikeneye. Abana barabikeneye, abantu bari mu zabukuru babikeneye, abakuze barabikeneye, abantu bakeneye siporo. Nize physical therapy and exercises. Physical therapy ni ukuvura umuntu ukoresheje physique zigiye zitandukanye, and exercises ni udusiporo tugiye dutandukanye wakora ugakira ukamera neza. So niyo mpamvu nafashe umwanya wanjye nkabyiga, ni ukugira ngo mbikubwire, ni umuti, ni urukingo. Gukora siporo ni urukingo. Si ibyo gusa, noneho igihugu cyacu, leta yacu idushishikariza abantu gukora siporo bakamera neza. Mujye bibona ka free day nura mwanya wa siporo. Impamvu baba barabitekereje nuko babona siporo ikenewe, usibye no kuvura indwara zidufasha no kuvurinda indwara.
kwirinda biruta kwivuza. Si ngombwa ko ujya kwivuza umugongo ngo nuko urwaye, ese wabyirinze mbere. Si ngombwa ko tukubwira ngo gabanya ibiro amadisike yawe abashe atazaremera atazava mu mwanya wayo, mbikore mbere. Si ngombwa tukubwira ngo rero niba uvuye ku kazi kora utundutu. Erega ni utikunda nta uzagukunda wundi, wowe ugomba banza kwikunda. Niba uvuye ku kazi shaka iminota, niba uvuye mu kazi shaka iminota ukore ka siporo. So niyo mpamvu siporo gusa ni ukuturinda indwara, izi ndwara zitandura, no communicable disease, ziriya ndwara zitandura zikeneye kwirinda nta kindi. Siporo idufasha kwirinda ziriya ndwara zitandura ukamera neza. Turi ku mugongo ariko noneho turinda n'izindi ndwara, si umugongo gusa n'izindi ndwara ugenda turinda. Siporo ni ingenzi, siporo ni umuti, siporo ni ubuzima, twese turayikeneye kugira ngo dukomeze kugenda tumeze neza. Nk'uko wabivuze abinyibukije uburyo hari ubwo umuntu akora siporo umubiri ukababara pe, ukabyuka washize, umubiri ukababara cyane ukumva utazabisubiramo, ku buryo hari n'ubwo umuntu akora siporo rwose umuntu akabyuka atabasha no gukandagira. Ese biba byagenze biti? Aba yakoze siporo zimusumbye ubushobozi, nk'uwo muntu wamugiriye inama kugira ngo atazinukwa siporo burundu? Murakoze cyane, niyo mpamvu turi aha ngaha, niyo mpamvu uri kukubwira uyu murongo wa health and fitness program, ni ukugira ngo ujye umenya ngo nakora siporo zijyanye n'umubiri wanjye. Umwana yakora utuye siporo, umukecuru uri mu zabukuru yakora utuye siporo, umuntu ugiye kujya muri gym, mbere yo kujya muri gym wakora siporo ese urazemerewe? Mbere yo kujya muri gym umutima urakora gute? Mbere yo kujya muri gym muscles zikora gute? So niyo mpamvu rero turi aha ngaha, kuri kibiganiro biri aha ngaha tuzabigisha byinshi. Mbere yo kujya muri gym dupreparing umuntu, mbere yo kujya muri gym ni ibiki bikenewe, ni izihe check up bikenewe, mbere yo kwiruka ni bikenewe, ese ni izihe siporo, niba urwaye diabete hari ukuntu tuzakareketinga. Nibura nk'umuntu urwaye diabete, urugero mbasogongezeko, hari iminota akeneye nibura mu cyumweru, abakeneye iminota 380. Ubwo nguko ni iminota 380, ubwo tuyibara kugira ngo dukareketinge isukari agomba gutakaza, ni ukuvuga za mbaraga dukoresha, niyo mpamvu tuzibara. Si ibyo gusa, noneho hari igihe tutakubwira ngo ukeneye bari abantu basi inkwi, ukeneye nko kwasa inkwi kugira ngo ukoreshe ziriya mbaraga, ariko ibyo byose ntabwo uzafata. Hari ikigo kimwe nakoragamo turimo kuvura abantu bagiye batandukanye, hari amamashini menshi yagiye atandukanye dufasha muri exercises and physical. Haza n'urugero ngiye kubaho, haza umusore araterura ibyuma bigiye bitandukanye, pull up zigiye zitandukanye, aterura ibintu bigiye bitandukanye. Hari umukecuru, umusaza wari uri aho ngaho, aragera batanaza bati muga njyewe ntago mu muvuzi buhuye n'ubwuriye kandi narabishyuye, kubera icyo uri ari gukora byinshi, ari guterura ngiye uko mutamba ngo nterure. Aho ngaho koko yumvaga ashaka kuba yakira vuba kuko yateruye biriya, ariko ntabyemerewe. Urajya guterura umugongo wawe ntumeze neza, urajya guterura ni ukuvuga ngo amadisike ntameze neza. So niyo mpamvu ugomba gukora siporo wandikiwe na muganga, niyo mpamvu gukora exercises wandikiwe muganga, niyo mpamvu gukora exercises zigiye zitandukanye wandikiwe muganga, kugira ngo wirinde za ngaruka wakoze ibirengeje umubiri wawe, wakoze ibirengeje ubushobozi bwawe. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, nk'abantu batajya bakora siporo bibera aho ngaho, umubiri inactive, umubiri ukoreshejwe ibyo utarumenyereye, sibyo? Ni ukuvuga byanze bikunze bwa mbere uzananirwa. Bijya bibaho nk'umuntu utakora siporo akayikora, kuko muscles bazakora ibyo batamenye, navuze imitsi yakoze ibyo atarimenyereye, ugira pain, ugira umubabaro, ukababara. Ariko noneho bisaba ko noneho udacika intege, urongera ko plus umubiri ugenda ufata ritime, wumva ari nk'ibisanzwe, wumva umeze neza. So niyo mpamvu rero iyo wakoze siporo wandikiwe na muganga ukamenya siporo umeze ute, biba byiza cyane. Niyo mpamvu turi aha ngaha rero kugira ngo tubereke siporo muzajya mukora umunsi ku munsi. Warekeye kurikira channel yacu Health and Fitness Program, uzamenyera byinshi, uzasobanukirwa byinshi mu gihe ukurikira kino kiganiro. Tugana ku musozo, wadusobanurira ese iyo muvuga siporo nkamwe mwabyize muba muzi ibyo muvuga, ariko twebwe iyo uvuze siporo numva kwirukanka, numva guterura ibyuma cyangwa se bimwe bakunze kwita aritere ku bajene. Ese ubundi siporo ya nyayo
itangira ryari siporo ni ukwiruka koko nta dufashe gusobanukirwa neza. Siporo ziri amoko agiye atandukanye, n'urugero harimo abakora siporo yo kwiruka, irane siporo ni iki ubundi? Ni ikintu cyose wakora kigatuma misikire zijya muri muvoma, zigatuma imitsi ikora, umutima ugakora neza, oxygen ikagera hose, imitsi ikazibuka, umubiri ukaba active. Na mbere ikintu ugomba kwitaho, niba urwaye umugongo, ese wicara uti? Hari position ugomba kuba wakicaramo, n'urugero nkaho ukora mu office, umugongo ukurya ukubabaza, hari uburyo kigomba kwivura. Mbere na mbere ntabwo ari byiza kwicara uhise umugongo gutya, ugomba kwicara urambuye umugongo, uri muri computer neza, nibwo urutirigongo rumeze neza, niyo position nziza. Niba urwaye umugongo, matera uryamo ntabwo igomba kuba yihese, ukibyuka ugomba kuryama ukarambura amaguru yawe neza. Hari siporo ugenda ukora, hari ukuntu ugenda uzamura ukuguru kumwe ukakuzamura iminota 5 wirambuye neza, ugahinduranya ukazamura ukundi kw'iburyo iminota 5. Hari ukuntu ugenda noneho wicaye umutwe ukamanura umutwe uwumanura hasi ugenda uzamura. Hari ukuntu ugenda noneho wahagaze kwifata mu mayunguyungu ukazunguza amayunguyungu ukagenda umera neza. Hari udusiporo muri kugenda mudukurikiye mwego muri kubona, izo siporo zose mugenda mukora twa exercise twiza cyane ukora umugongo ugakira. Muratubona, muradukurikira, twese zigiye dutandukanye uradukora ukamera neza. Ndabashimiye cyane abadukurikiye, komeza kubana natwe kuri iyi channel, aho tuzajya tubagira inama ku bijyanye n'ubuzima, cyane ko ubuzima bufite agaciro karuta akazahabu. Munyemerere dushimire umutumirwa wacu twabanye uyu munsi. Ngewe twabanye nitwa Umugwaneza Eminante, ndabashimiye. Amahoro y'Imana bane namwe.